nkuzaniye ubutumwa bwiza Imana impaye. Irambye cyambere buri ideni n'igisuzuguriro. N'igisuzuguro gikomeye kugira ideni ugenda wihisha abantu n'igisuzuguro gikomeye. Kutagira ijambo n'igisuzuguro gikomeye. Kuba wirirwa mu bantu wajya no mu bukwe ntihagire n'ukubwira ijambo. Ntabwo ni iki n'igisuzuguriro. Ariko Imana iravuze kano kanya nitangaza Imana impaye kugira ngo nze mbagezeho. Kutagira urubyaro n'igisuzuguriro. Kuba warashatse ntugire umwana n'igisuzuguriro. Gushaka mu muryango utakwemera n'igisuzuguriro. Buriya igisuzuguriro gituma urya n'ibyo udashaka. Buriya kurya nabi n'igisuzuguriro gikomeye. Kurya ibijumba utabishaka n'igisuzuguro gikomeye. Ariko uyu munsi warumva itangazo nkuzaniye Imana impaye kugira ngo nguhe. Jambo ravuze ngo none uyu munsi ngukuyeho igisuzuguriro. Abanyegiputa bagusuzuguye. Message narinzanye ngewe. Yego. Ni message narinzanye Imana intumye. Kuko nabajije Imana imariyo jambo. Ndayibwira ngo kubera cyuma iri jambo. Irambwira ngo abantu benshi bafite igisuzuguriro. Badayimoni babitumyeho. Ariko nje kubabwira ngo uyu munsi wa none Imana irangije igisuzuguriro cy'abadayimoni. Aho ukorera tuza, aho utuye tuza. Nje kubwira ngo amagambo Imana yahinduye. Amen. Ahari amarira Imana yagiye umunezero. Ahari amarira Imana itanze ibitwenge. Ahari amarira Imana itanze kunezerwa. Umva mukobwa nubwo umaze imyaka 40 baravuze bararushe. Aho muri korari bamo baravuze. Aho usengera baravuze. Ariko umwaka utanga iki gihe niwacira ubukwe bw'umugisha. Niwacira ubukwe bw'umugisha mu izina rya Yesu. Imana ikuremeye ubukwe nonaha. Ni nonaha Imana iremye iki? Iremye ubukwe. Mbonye urangiza umwaka 2025 uri gushima Imana bitewe n'Imana ikoze. Icyo gisuzugura Imana kigukuye mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ucyumvira itangazo ni wizere ko ari Imana ihinduye. Imana yanze agasuzuguro k'abanyegiputa mu izina rya Yesu. Amen. Babagenzeho imyaka myinshi. Ariko uyu munsi wa none ni Imana yabingiye mu nzira. Imana amaye itangazo iri mu nzira. Ija kureba uko mumeze. Iri ni mita erosima. Ibibazo bigoye cyo ngaho ni mutuze dore umukiza araje. Imwibuke munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba imuhindura umwami muri bene se bose imuha icyubahiro. Haleluya niyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara. Iyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara. Yego, reka tubashimire mwebwe mwese abantu mudahwema kubana natwe uko bukeye uko bwije. Turabakunda kandi cyane. Tubabwire ngo aho muherereye hose Imana ibiteho. Jambo rya mbere njya nkunda kubabwira njya mbabwira ngo nimwiterwe ubwoba n'ibihe ari kurakwarara umuntu ninjoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ijambo rya kabiri nkunda kubwira abantu ngo hari igihe nawe uzacana wake. Hanyuma nkubwire ngo uhumure ntute icyizere ntureke Imana ntuve mu byizerwa. Imana iri mu ruhande rwacu. Yego, ngewe tuganira cyangwa nge wumva ngi ghostinga ariko imbere dufite umutumirwa. Hano wageze ni kuri ya miyoboro Niramiro TV ndetse na Mos TV. Imana ikumugisha. Wahisemo neza kubana natwe n'ubundi izi ni kuri za YouTube channel zanyu kandi turabakunda cyane. Dufite umutumirwa ndetse kandi dukunda. Nadusuze aturamutse abera b'Imana bamubone bamwishimire atubwire n'amazina ye. Karibu. Ndabashuje mu izina rya Yesu mbabwira ngo Imana igutabara izindutse. Amen. Imana izindukire kugutabara isoko ritari ryaremura. Amazina yanjye ni Prophet Patrick. Hanyuma ndi umugabo ndubatse turi umudamu n'abana. N'uyu mujyi wa Kigali. Imana ibahe umugisha. Amen. Murakoze cyane Patrick kandi nubwo ari ubwa mbere ugeze hano ariko si ubwa nyuma. Yego. Tukaba rero twizeye yuko Imana igiye kubana natwe. Nagira ngo ngushyire mu biganza by'Imana nk'umushumba. Hanyuma nawe ukorere
murongo ijuru ryaguhaye. Mwami Yesu Kristo turagushimiye. Haleluya. Dore tweretse umugaragu wawe Patrick, turamusabiye kugira ngo umwuka w'Imana amukoreshe. Haleluya. Abazakurikira ndetse n'abazumvira ijambo bazabohoke mu buryo bw'umwuka, bazubakike aho bari barasenyutse, bazaramirwe n'amaboko yawe Kristo. Juru rizabamurikire Mwami, uzabishure kandi bazakire babohoke. Tukwishejwe nuko ushobora byose, mugisha abantu kuri twebwe kandi guhera none umukoreshe kugira ngo icyo ushaka n'icyo ushima aba ari cyo avuga abwirijwe nawe mu izina rya Yesu. Amen. Koze Imana karibu. Imana ibamugisha cyane kumikaze kuri uyu muyoboro. Mbanje kubwira abantu kugira ngo Imana ibamugisha. Amen. Tudatinze turaganira ku ijambo ryiza ry'Imana ry'ubutumwa Imana yamaye kugira ngo mbagezeho. Hanyuma ni ijambo ry'Imana dusanga muri Yesuwa ibice byaho ni 5 umurongo wa 9. Yesuwa ibice 5 umurongo wa 9 ni ijambo rivuze ngo Uwiteka abwira Yesuwa ati none mbakuye igisuzuguriro abanyiputa basuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Gilgali na bugingo n'ubu. Amen. Reka dusubiremo. Ijambo rivuze ngo Uwiteka abwira Moses abwira Yesuwa ati none mbakuye igisuzuguriro abanyiputa basuzuguraga, niyo mpamvu aho hantu hitwa Gilgali na bugingo n'ubu. Banje gusuza abantu mwe mwese dufatanije kugira ngo tuganire kuri ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana nahaye intego ivuga ngo gukurwaho igisuzuguriro. Ego. Gukurwaho igisuzuguriro. Nje kubabwira ngo aho uri titre ufite yari yose niwihagarareho. Hari igisuzuguriro kikuriho ugendana naco. Ariko uyu munsi wa none nkuzana kiwasima distance. Ngo none uyu munsi today ntabwo ari ejo. Oya ntabwo ari ejo, sejo wundi. Ni none uyu munsi aya masaha igitariki. Ucyumva iri tangazo hari igisuzuguro kinini gikomeye wagendanaga naco. Buriya ibisuzuguro biratandukanye. Nje kubwira ngo nubwo umaze iminsi usuzugurwa n'amadeni, ariko uyu munsi Imana iranzuye. Ni tangazo mpuzabiri. Imana yanzuye ko igisuzuguro cy'amadeni umaranye iminsi Imana ikirangije mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Buriya igisuzuguro gituma ndwara bwacu kubera imirire mibi. Ariko nje kubwira ngo Imana uyu munsi wa none ivuganye nawe ijambo rikomeye. Wasuzuguwe inshuro nyinshi. Muri karitsiye bakuvuga uko bashaka, aho utambutse hose bakuvuga uko bashaka. Ariko nje kubwira ngo amagambo nubwo abaye menshi, Imana igukureho igisuzuguriro. Wari umaze n'insuzugurwa. Buriya rigenda umwana wabyaye yagusuzugura akwereka ko ntacyo mupfana. Ariko uyu munsi wa none titado sifo benashaniza Imana ivuganye nawe, irakubwiye ngo iritangazo ryumve. Ntabwo ari ejo mama, papa ntabwo ari ejo, musore ntabwo ari ejo. Igisuzuguriro umaranye iminsi Imana ikigukuyeho. Ni none, ni today, ni none ntabwo ari ejo. Imana ibivuze none aha. Igisuzuguriro umaranye iminsi. Nta ndiroga za komanga baragukomangira sha. Uryamye uvuye mu masengesho unaniwe, akaza agakomanga ngo dushaka amafaranga. Icyo ni igisuzuguriro. Imana iguhaye inzu yawe. Nge ndimo ndahanura. Imana iguhaye inzu yawe mu izina rya Yesu. Munsi umwe nigeze ngira igisuzuguro cy'abadayimoni. Mu rugo bateka n'anyuranye n'umuturanyi. Mu rugo bakaranga igitunguru akohereza umwana ngo gendere ko bakaranza inyama. Yamara kuhagera agasangana igitunguru twatekeraga hanze. Yamara kuhagera agahita asubira inyuma akabwira nyina ngo bakaranza igitunguru. Igisuzuguro cy'abadayimoni bahegereza mu nkono yawe Imana iracanze mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Igisuzuguro mukobwa umaranye igihe upfusha amakwe buri munsi, Imana irabyanze. Icyo gisuzuguro Imana ikigukuye mu izina rya Yesu. Shambo yavuze ngo none mbakuyeho igisuzuguriro. Haba amadeni wari ufite, haba kutagira akazi, nabyo ni igisuzuguriro. Gutura muri karitsiye mbi ni igisuzuguriro. Ahantu wacururizaga ugahomba ni igisuzuguriro. Nje kukubwira ngo uyu munsi wa none ahantu wakoreraga ntabwo hakitwa ku isoko, Imana yisigira ubwari. Ni ahantu h'umugisha. Haleluya. Na ahantu h'umugisha. Muri shika wakoreraga na ahantu h'umugisha. Dubai wajyaga na Imana yahinduye ahantu h'umugisha. Wajyaga Dubai ukaza uhomba, ariko Imana iravuze ngo nonaha Imana ikwigisuzuguriro cyo gucuruza uhomba, gufata amatike ukajya kurangura hanze ukaza imari gahomba. Imana iravuze ngo noneho today. Haleluya. Amen. Imasa ni manda. Imana iravuze ngo Imana igukuyeho igisuzuguriro. Umva mama, Imana ikuntumyeho nubwo umaze imyaka 10 utabyara, warashatse nta rubyaro ufite. Abantu baravuze, aho ushatse waravuze, karitsiye baravuze, aho usengera baravuze, ariko Imana irirahiye iravuze ngo none uyu munsi
uyu munsi umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ucikiye umwana mwiza, uzaba ufite umwana mwiza. Imana irangije amagambo y'uruvugo umaze iminsi bagusebya baguharabika. Imana irangije ayo magambo mu izina rya Yesu. Ntiwakire guheka. Umva papa, nubwo umaze iminsi ugenza ibirenge, inkweto yahengamye, abantu benshi bagukora bishaka, ariko Uwiteka agukuyeho igisuzuguriro cyo kugendesha amaguru. Abantu benshi bari barakuboneje, ariko umwami w'abantu uyu munsi wa none Imana iravuze ngo mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa, abanyamahanga babasuzuguye. Hanyuma nje kubwira ngo Imana itanze gucamika mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Nubwo wabonaga byari byanze, wari mu murongo utukura, ariko Imana iravuze ngo icyo gisuzuguro maranye w'igihe, Imana iguhaye ijambo mu muryango uvukamo, Imana iguhaye ijambo aho ukorera, Imana iguhaye ijambo mu baturanyi, Imana iguhaye ijambo aho utuye, Imana iguhaye ijambo mu bana, Imana iguhaye ubujambo, kuko Imana ikuyeho iki igisuzuguriro mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Nje kubabwira ngo Uwiteka umwami abakureho igisuzuguriro. Amen. Ni merciful beneshai, ni merostance. Nje kubabwira ngo Uwiteka umwami yarirahiye, arebye agahinda mu maranye iminsi, arebye amarira mu maranye iminsi, harebye uburyo mwarimo murarira mutakira Imana ku manywa na nijoro. Hanyuma Imana y'amahoro ihinduye ibintu bishatse kuvuga iki? Niwakira amashimwe, kuko Uwiteka akuremeye igituma ushima Imana mu izina rya Yesu. Ndashaka ngo dusenge Imana, dusenge Imana. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Nje kubabwira ngo nimuhumure, mu ijuru hari Imana ije gutabara, kandi itabariye igihe wasuzuguwe kenshi, ariko Uwiteka yinduye amateka ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Niwakire gushima, kuko Imana irakunejeje mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Imana igutabara abarozi bahana, nubwo bavuze ngo uzashaka ubabajije, oya, ntabwo uzababaza. Hakoresha itegeko ry'iki? Itegeko ry'ijuru. Ni itegeko ry'ijuru rimanutse. Ntabwo uzashaka ubabajije, ntabwo uzacuruza ubabajije, ntabwo uzagira icyo ugeraho ubabajije, oya. Imana inyuranyije inzira, Imana inyuranyije amagambo mu izina rya Yesu. Imana ikureba uko abarozi bagihari, kugira ngo bigaragare ko ari Imana. Today Imana ije kubagirira neza, ibakuye igisuzuguriro mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Mwami Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana uko wari urikirana uyu munsi ni kuri. Ntabwo uri Imana ihindurwa n'ibihe, ntabwo uhindurwa n'amatariki, uri Imana idasaza ngo yitwaze akabando. Tugushimiye neza n'ubuntu ugira, tugushimiye aho uri mu ijuru. Iyo utura Kacyiru ntabwo twari kubakira, iyo utura i Remera ntabwo twari gukira abantu bakuduteranyaho. Turagushimiye kuri Imana yirebera, hanyuma ugatura kure, ukamanuka uje kuvuganira abantu bawe, ukabakuraho igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Hari abantu bafite akazi, ariko bafite igisuzuguriro cy'abakoresha babo. Hari abantu bashatse bafite igisuzuguriro cyo kutagira abana. Hari abantu bakora bakagira igisuzuguriro cyo gukora imyatsi ari ndende, ariko mu izina rya Yesu. Hari abantu basuzugurwa no kudashaka. Icyo gisuzuguriro cyose uvuze ko kirangije mu izina rya Yesu. Ndabasengeye kano kanya kugira ngo uyu munsi uzuremo ikintu cyemeza abantu, uyu munsi uzukora igitangaza kivugire mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana ibikoze, kandi bagiye gushima, bagiye gusoza umwaka bashima, bagatangira umwaka bashima, bitewe n'igisuguro bakuye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mukozi w'Imana Patrick, Imana ibahe umugisha. Amen. Ariko kandi hari abantu bashobora gukenera inama, isengesho nk'umuhanuzi, kandi Imana igikorana nawe. Kugira ngo rero utange nimero yawe ya telefone, hanyuma umuntu wakenera kukuvugisha ku buryo yakubona. Amen. Ni 82 0782 72 72 32 41. Dusubiremo 82 0782 72 72 33 41. Mana ibahe umugisha, kandi mutwemerere rwose twongera kubakenera, muzongere mutwitabe. Tubwire abari badukurikiye ngo mwebwe mwakoze subscribe muri intwari, kandi Imana ibahe umugisha. Dusabe nawe utari wayikora kugira ngo ukore subscribe, kandi ikiganiro mujye mugiha n'abandi kugira ngo kibafashe. Ikindi share, like, comment, byose tuba tubikeneye, kubera ko byose ni bimwe mu bifasha umurimo w'Imana. Reka tubwire ngo rero ibiganiro byacu nakagaruka, tuzongera dusubire ubutaha. Shalom shalom, turabakunda. Ciao ciao.